twanyakiriye umugore arwaye yararembye bamwihanganira abantu bihanganira abarwayi ni bakeya nibuje kuguha envelope irimo agatungo gatoya umwangaburiye umugore akarya ukamucumbikira akakoga kwisiga kandi ukamufasha no gutangira umushinga yari afite mu nzozi ze. Ntabwo wakwanga ishimwe ariko nanone ndumva mfite isoni n'ikimwaro nakabaye ari jyewe ufasha uyu muryango kuko suko ariko mfite ubushobozi buhambaye cyane ariko jyewe kondisiyo ndimo ntabwo uburwayi mfite ikibazo by'uburwayi bisaba ubushobozi bwa buri kanya ariko n'ukuri Imana niba nkumugisha by'umwihariko mu izina ryanjye no mu izina ry'umuryango reka mbasabire umugisha namwe mubasabire umugisha rwose buri wese ababe hafi kandi abashyigikire. Ni impano ya Sheri Raila wambereye umubyeyi mwiza ndagukunda n'umutima wanjye wose sinabona uko mbivuga ndi umukene ariko ndi umukene ufite Yesu kandi ndi umukene ugufite nanjye nakugeneye iyi mpano. Ndishimye cyane mbikuye ku mutima. Twamenyanye igihe gito tunahura igihe gito nabana igihe gito muri uru rugo igihe gito cyane cyari cyuzuyemo ubwoba urabizi urabyibuka hajemo ubwoba pe hajemo ubwoba yiteraga inshinge umutima urampagararamo amaso amva mu mutwe neza ndakayakanura. Hari ijoro rimwe rero bitaje kugenda neza yari yarembye hanyuma noneho numva ntayo umutwe ndasaze pe numva ndasaze n'ubwa mbere nari mbonye umuntu uri muri kondisiyo imeze kuriya. Uyu mubyeyi araremerewe niyo mpamvu navuze ngo buri wese Imana yashoboje buri wese Imana yahaye umugisha azakorera umugisha ku buzima bw'uyu mubyeyi. Umuntu uzirikana abantu wiremeye kandi ntacyo turi cyo ni ukuvuga ngo wo kuzirikana inshuro 1000. Ndakwinginze ngo uyu mutima afite uwutere intambwe zirenze izo watera ku muntu wari we wese uzumugirire neza. Ndakwinginze ngo abakurikirane ikiganiro nabo ubashyigikire kandi ukomeze kubafasha mu izina rya Yesu amen. Reka rero ndarajya kure mbanze mwibutse ko mwarimu Clement niwe mwarimu wenyine mu Rwanda no mu mahanga wagufasha kubona uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga haba perimi ndetse na provisoire mu gihe gito cyane kandi ugakora inshuro imwe gusa udatsinzwe. Uyu mwarimu Clement rero ntabwo umwishyura ahubwo umwishyura uko umaze kubona uruhushya rwe rwo gutwara ibinyabiziga. Niwe mwarimu wenyine wizeye mu Rwanda urumva yuko abiri secured. Umuntu ukubwira ati ndakwigisha uzanyishyura ari uko wabonye ibyo ugiye gukorera nuko aba yiyizeye. Nta wundi rero wamubona kuri 0788483722 cyangwa se ukamusanga akorera i Nyamirambo hafi na tapi huje. Uyu mwarimu ntabwo ajya afata abanyeshuri b'ikivunge benshi bazamugora, agenda afata abanyeshuri bake mu byiciro akabigisha bagatsinda bakabisa abandi gutyo. Nimba rero wihuta waba uri umudiaspora dore mutangiye kuza muri vacances mwandikire kuri WhatsApp kugira ngo booking umwanya wawe utazasanga hari icyiciro kigiye kujyaho ugasanga biragutindije kandi umwe ufite umwanya muto cyane. Ni 07 rero 88 48 cyangwa se ukabanzaho plus 250 kugira ngo iyi nimero uyibone kuri WhatsApp plus 250 78848 cyangwa se mukamusanga akorera i Nyamirambo hafi na tapi rouge ku cyapa cya taxi zijya Kimisagara ndetse na Nyabugogo. Mwarimu Clement rero niwe wacu, niwe wa mbere, niwe wizewe, niwe wenyine ubasha kubonaho perimi kuko ubu twamaje kwinjira muri gahunda tunga perimi munyarwanda kuko niwe wenyine ukoreraho perimi ntutsindwe. Hello my people, mbaye ikaze kuri Raila Muzi Show no ku Inkindi Family. Tubahaye ikaze nkuko mubibona tujye gukora ikiganiro kiri exclusive turabona batatu. Uyu muryango mureba niyo Inkindi Family. Nibo Nkindi Family. Uyu ni mama Shushu, uyu ni papa Sheri.
ni papa sheri na mama sheri tubaye ikaze kuri izo channel zombi mugere kuri Nkindi Family mukore subscription kugira ngo mubashe kubashyigikira n'abantu beza n'abantu banyu. Uyu mama muramwibuka cyane, hari ikiganiro aherutse gutanga kuri Gerard kuri Mbabazi Gerard Rweme Mbabazi Gerard. Ikiganiro rero uyu mubyeyi yakoze avuga ku bijyanye n'uburwayi bwe, ku bijyanye n'inzira y'umusaraba uburwayi bwe bwamushyizemo na n'ubu kandi akiyirimo, ntabwo arakira. Abantu mwamubaye hafi kandi mukina muba hafi, aracyakeneye ukuboko kwanyu. Umama rero ni inshuti yanjye cyane, best friend, inshuti magara, bya bindi akaba umunyarwanda avuga ati inshuti uyikura ku nzira. Twamenyaniye kuri iyi nzira ya YouTube mwabantu mwe, ni nayo mpamvu tugarutse kuri YouTube kugira ngo tubabwire yuko buriya nuhura n'umuntu ntuzapfushe ubusa ubushuti mugiranye, uzabiha agaciro kandi uzabyubahe kubera yuko Imana niyo ibizi impamvu ibahuje. Aba bantu rero ni abantu banjye cyane, mbabwije ukuri nuzuye amarangamutima menshi. Nagiye kubona mbona yari yanteguje ijoro mu minsi yashize ko bazaza i Kigali kandi ko bifuza kunsura. Ntabwo nari nzi umunsi nyirizina, birasa nkaho urubanza nari nabyibagiwe ariko ndashaje. Ni hari ijambo ariko mukanya ndaza kubaha ijambo nabo bagire icyo bababwira. Rero aba bantu bansuye baransura barambwira ati Raila, turifuza kugusura kandi turifuza kugushimira kubera yuko watubereye umuntu wacu, watubereye umuvandimwe. Reka mbahe ikaze rero mbabwire ngo muhawe ikaze kuri Raila Wiz Show. Iwanyu ho ni ikaze no mu rugo ni ikaze, murarihorana. Murakoze cyane. Yego. Mama Shushu, amakuru Neza. Wari wambwiye ngo murasurana n'umutware Papa Shushu. Papa Sheri. Ni Papa Sheri. Tuzwe kuri Papa Sheri. Ni Papa Sheri na Mama Sheri. Ariko uriya Sheri na Shushu si bimwe. Ni bimwe. Ni bimwe nuko nyine n'utubyiniriro twose. Utubyiniriro twose. Yego. Uradupresenta rero umutware. Ndabasha kumuvugana cyangwa ari bwivuge. Nibyo byiza n'ubundi. Kubera ko mwubaha nkaba nanamukunda ntabwo njya mpangara kumuvugaho. Kubera ko mwubaha nkaba nanamukunda ntabwo njya mpangara kumuvugaho cyane ngo mwubahuke mu mazina. Ndamureka akipresenta kuko ni umuntu. Yego. Kondera yarakoze. Amazina yanjye nitwa Nkindi Valence, abandi umutware Mama Sheri. Yego. Tukaba twaratekereje cyane kuza muri ino ngando kubera yuko Kondera yatubereye inshuti ikomeye mu buzima bwacu. Yego. Nubwo twahuye n'ibibazo by'uburwayi ariko turamutekereza cyane, tukaba twifuje yuko tuza kumureba tukareba uko ameze, nanjye nkamureba uko ameze. Mama Sheri niwe uri ahangaha mu minsi yashize babonana, ko nanjye mvuga afite umutwaro wo kuza kumureba nkareba mu rugo tukaganira amagambo makeya kugira ngo tuvuge ku by'ubuzima bwacu n'iby'imishinga yacu. Yego. Nibyo. Ndabashimiye cyane, nkuko nabivuze natangiye mbivuga kandi nahoze nanabivuga na kare. Ni ukuri nishimye cyane, nishimiye uyu mwanya mwafashe, ukuntu mwigomwe kuva muri Nyamasheke kugera i Kigali n'urugendo rurerure cyane, kandi mwakoresheje ngira ngo umwanya w'ijoro. Ni ukuvuga ko ntabwo mwasinziriye. Iki ni ikintu cyo kubaha cyane, kagiha agaciro kurusha ikintu cyose kibaho. Rero Imana ibahe umugisha kandi mwisange mu rugo ko ni iwanyu, nta kibazo, ni iwanyu rwose. Mama Sheri warabizi, muhorana ikaze, muhora ni mu rugo nyine. Wari wambwiye ati hari ikintu wifuza ko tuganira. Ndakubwira nti reka tuganire kuri kamera, tubwire abantu ko ubushuti buruta ikintu cyose burya ku isi. Hari impamvu buriya hari umuntu ushobora kuba adaha agaciro inshuti ye, cyangwa se hari umuntu adashobora guha agaciro uburyo abanye n'umuntu cyangwa se n'inshuti ye, ariko yabona kino kiganiro akavuga ati burya wa mugani inshuti ni izi ngizi, tugomba gusigasira ubushuti muri ubu buryo kandi ngomba kubana inshuti yanjye muri ubu buryo. Yego.
muri make rero mu kiganiro madamu yakoreye kuri racane ya Rweme Mbabazi ku inkuru yanjye yarabavuze aravuga ati umuntu witwa Rayera yambereye inshuti yadukora ikintu gikomeye ubwo rero bisa nk'aho ari cyo nagendereye cyane kugira ngo gikomozeho nk'umuntu twatekereje tukagira n'aho tumuvuga mu mazina kugira ngo bitazakomeza kuba amagambo mu magambo make rero madamu mu burwayi bwe kugira ngo ashobore kuba mu burwayi bwe yakunze kureba ibintu by'amacano akajya kureba YouTube bikamufasha mu buryo bwo gusa nk'ubwa bwa ruwazire bisa nk'aho by'umwuka kujijisha ubwonko kugira ngo iminsi 10 cyangwa amasaha 10 cyangwa nimba ari nijoro ko bwacya hanyuma rero yaje kugira indoto akagira vision avuga ati nanjye nifuza kuzatunga channel nifuza kuzaba umunyamakuru nifuza kuzagira ikintu nanjye nakora cyazafasha muri ubu buzima dore ko cyane yari amaze kubona yuko uburwayi burahari ariko intege ni nkeya ku buryo yakora indi mirimo yindi yamufasha ahubwo ati byibura ariko shobora gufata isaha cyangwa amasaha 2 nkavuga ariko ntideparashije muri izindi ngendo zindi ubwo rero yaje mu bantu batambuka kuri izo channel imwe mwamubereye nk'aho icyitegererezo asa nk'aho abatekerezaho barabimbwira nkurikije ukuntu yari ameze mu mbese bizashoboka ntabwo bizashoboka ariko tubiragiza Imana nyine bisanzwe ko umuntu yagize Imana ibintu hanyuma akabitegereza ko bizabaho n'igihe bizabera nibwo yambwiye ko ashaka kubavugisha arabavugisha hanyuma mu kubavugisha mwemerera mu audience yo kuza kubareba ntabwo yari ameze neza kubera ko ari ikintu yashakaga afitiye inyota baraza muravugana hanyuma nk'umuntu wari urwaye iyo umuntu avuye mu rugo ajya ahantu arwaye utekereza ku rugendo agiye gukora ugatekereza aho agiye batekereza ko nimba abantu batamenyere n'uburwayi uko bazifata uko bizagenda gute uko bazamwakira ashobora gutegereza ati se buriya azanyugurira ibyo ngiye kumubwira azabyumva ese azamfasha ukajyana izo inquiétude ariko ageze hano yambwiye yuko nta kibazo yagize haba mu burwayi handi mu bindi bintu bindi mwavuganye wagerageje kumuha amakuru afatika ku cyifuzo yari afite no mu ndoto yari afite uramufasha ndetse ava muri runo rugo hari igikozwe kigaragara ubwo rero akigera mu rugo yarabimbwiye ambwira uko byagenze ambwira uko mwamwakiriye twaranavuganaga numva binkoze ku mutima aho kubera yuko n'ubundi twari turi muri icyo geragezo cy'uburwayi mbura umwanya wo kuza kubashimira cyangwa no kureba mu rugo nyirizina hanyuma ko iminsi igenda iza rero twakomeje kubitekereza turavuga tuti uko byagenda kose nubwo turi mu bukene nubwo turi mu bibazo hari umuntu wadufashije tutari tuziranye tutagira icyo dupfana tutazi aho avuka tutazi imikorere tutazi umuryango we kumva ni ikintu dushyize ku mutima cyane iminsi ntabwo yatwemereye n'ibibazo ntabwo byatwemereye ariko uyu munsi twatekereje tuti tugende tumurebe uko ameze turebe uko ahagaze hanyuma n'ibyo twavuze mu magambo n'ibyo dutekereza mu ntekerezo zacu tugire icyo tuganira nawe tumushimira kandi dukomeza kumusaba inkunga dukomeza kumusaba ibitekerezo kugira ngo umushinga twatangiye uzashobore kugera kuri success Imana niba umugisha ni ukuri ndishimye cyane presence yanyu muri uru rugo ni umugisha kandi ni ukuri Imana ikomeze kubashyigikira kandi humura mama Sheri umubyeyi ubu aka kanya anafite n'imbaraga nke murabizi yarababwiye ikibazo cy'uburwayi yagize inzira y'umusaraba yaciyemo yarayibabwiye
kandi reka rwose mbonereho no gushimira cyane umuntu wese wamubaye hafi muri iki gihe cy'uburwayi. Kuri iyi si tuba dufite Imana niyo ya mbere, ariko Imana nayo ikaduha abantu nibo badufasha kubaho muri ubu buzima, bukatworohera cyangwa se bukadukomerera. Uwatumye rero ubuzima bwe bumworohera mu gihe cy'uburwayi bwe, Imana nayo izamworohereze mu buzima bwe abamo, hanyuma n'uwatumye bumukomerera nawe Imana imubabarire, ariko anisubireho, kuko si byiza gukomeza ubuzima bw'umuntu utaremye, sinabyiza kugira gute, ariko nituri hano tureba kuba bukomeje, kuko reka twishimirire ababworoheje. Imana nibaho umugisha, nanjye ndabashimiye mu izina rye ndetse no mu izina ry'umuryango. Nongera mbabwira ngo Nkindi Family niyo channel ye, kandi yababwiye yuko afite inzozi n'ibintu akunda pe. Reka mbabwire n'ukuri, ikintu umuntu akunda kiba ari ikintu nyine kinezeza umutima we. Ntitukimwime rwose pe, ntitukimwime, tumushyigikire. Noneho si no kubikunda gusa, ni ibintu byamufasha no kuzamura no kumufasha mu mibereho, kuko ni n'akazi. Nimba wifuza kumushyigikira akajya abona uko yifasha muri ubu buzima bw'uburwayi bwe, iyo miti, kuko akoresha imiti ihenze cyane, mushyigikire. Ushobora kumufasha umusenda ukamuha ayo mafaranga mu ntoki yenda, ariko inkunga ihoraho niyo y'ingenzi cyane. Bajya bavuga ngo aho kugira ngo umpereze ifi yo kurya, nyigisha uko bayiroba, mbashe kujya nirobera njyane ku kiyaga. Namwe rero inkunga yanyu no kugera kuri iyo channel mukamushyigikira, mugashyiraho itafari ryanyu kugira ngo abashe kujya abona icyo kiyaga nyine yiroberamo iyo fi, igihe ashatse kuyirya ayirye, atarinze kugaruka kubabwira ngo ni mumbabare nkumbuye ifi mwongere mumpe. Mama Sheri, hari icyo ufite ubabwira? Ntabwo nabura kuvuga uko nanjye Rayira yambereye umubyeyi mwiza. Ndagushimira cyane, mbikuye ku mutima. Uri mu bantu ba mbere niyumvisemo kuri YouTube channel. Ubundi nkunda kureba YouTube ku manywa na nijoro, nicyo kintu mba ndiho. Iyo nabuze ibitotsi mba ndi kuri YouTube. Hanyuma nkanaboneraho no gushimira uyu mugabo. Maze kurwara ubuzima buhagaze, njye ntagikora ku mafaranga, yarwanye no kujya mbona megabyte. Iyo atakiza kuzishaka ntabwo nari kukumenya. Narakubonye, ndagukunda, numva ubaye nka rumodo wanjye. Ndavuga nti byakanga byakunda, nkurikije uko ndeba Rayira ikintu ashatse akigeraho, nanjye ngiye kumugira rumodo wanjye, kandi nanamushake mubwire ko bigomba kuba uko nguko. Naraje uranyakira neza, kandi nanakubwira ikintu utaruzi. Sheri, sinari maze iminsi mu rugo ntarya. Rayira ni ukuri, nariye ngeze hano, nari maze hafi nk'amezi nk'atatu nta kintu nkoza ku munwa. Ngeze hano urateka, mbona ibiryo sindi bubyange, ndarya buke bwaho, ndarya bwongeye bukeye, ndarya. Apeti yo kurya nayikuye hano iwawe mu rugo, ubundi kurya byari byaranze. Icyo ni ikintu yajyaga atunga n'intuza n'akabombo, akabombo kaba ari kwa Nyunguta gusa, hari utuze gusa, asa nkaho miraza. Ntekereza ko ari nabyo ubanza byanteye igifu cyane. Nariye ibiryo ngeze hano ku buryo na Sheri namubwiye ngo nariye biramutungura. Arambwira ngo ugume aho ngaho, niba uri kubasha kurya, ngira ngo urabyibuka ko yabimbwira, niba uri kubasha kurya ugume aho ngaho. Rero ibyo bintu ndabigushimira, mu biganza byawe nagiriyemo umugisha, mu rugo rwawe nahagiriye umugisha. Urugendo rwa mbere nakoze nkibyuka numva ntoye utubaraga, niterura umuti nkagira imbaraga, ni wawe naje. Wanyakiranye ubwuzu, unyakira neza, ndanezerwa, sinabura kubigushimira mbikuye ku mutima. Ndishimye cyane n'ukuri Imana uteza ndishimye cyane, nshimiye abantu batubaye hafi nubwo uburwayi butararangira, kandi ndabizi neza ko bakituri bugufi. Hari abantu bashobora kuba badukurikiye kuri izi channel zombi, yenda bamwe aribwo bakikubona bwa mbere. Ndagira ngo ubasangize gato ku rugendo ndetse n'inzira y'umusaraba y'uburwayi bwawe mu buryo bw'impine, kugira ngo nimba hari n'umva ko hari icyo yafasha, turashyiraho nimero ye. Nababwiye ko uyu mubyeyi afite ikibazo cy'uburwayi, uburwayi bumusaba kubaho ubuzima buhenze,
kubaho ubuzima buhenze ntabwo ari ukwirirwa mu ndege nk'uko abandi babikora ngo agiye mu butembere, ntabwo ari ukubaho ubuzima bw'iraha, ni ubuzima bwo kugira ngo arwane n'ubuzima nyine abashe kubaho, abone iyo miti abone, kandi imiti irahenze cyane pe. kandi buri wese baravuga ngo umubiri ni ikindi kintu, niwe mwanzi wa mbere w'ikiremwa muntu. buri wese hari igihe yakwisanga muri iyo kondisiyo, tubibifurije kuko nawe ariko ntiyabihisemo, hari igihe biba ariko ugakenera ukuboko kw'abantu. ni ukuri uwo bikora ku mutima, nimero y'uyu mubyeyi turayipininga hasi ku kiganiro. uwo bikora ku mutima afite ko hari icyo yakora, nubwo wamugurira ikinini kimwe ubifitiye ubwo bushobozi, nibura icyo kinini kimwe mu minsi ihari yari kuzamusaba kwifasha muri ibyo bihe by'imiti, uwo munsi uvuyeho rwose mu bushobozi bwawe. reka dusangize ubu burwayi. Jyewe ndabyibuka umunsi wa mbere agera mu rugo nibwo twari duhuye, ubundi twavuganaga kuri telefone, nababwiye ko twahuriye kuri YouTube gutya, hanyuma tukajya tuvugana, aza kunsura turaganira. ntabwo nari nzi kondisiyo, numvaga nyine ko ni inshuti yanjye twungukanye n'iki, ariko akenshi twebwe nk'abantu dutekereza ibyo biraho, tujya dutekereza ku buzima. ntabwo nari nzi ubuzima bwe ko buri mu kaga mu buryo buteye ubwoba. nababwira inkuru ye muraza kwipfuka mu maso. njyewe yarabimbwiye uwo munsi ngira ubwoba, namaze iminsi 3 ntitira muri jyewe mu mubiri, ntitira muri jyewe nkavuga se bibaho ko umuntu ashobora kugenda afite kondisiyo y'ubuzima bumeze akagenda, tukamubona akagenda. mw'abantu mwe niyo mpamvu nujya ubona umuntu agenda avuga agize gute, igihe atakubwiye amateka y'ubuzima bwe ujye wicecekera, kuko abantu hano hanze turarwana n'ibintu byinshi kandi ducecetse, tukarwana muri silence, tugapfira muri silence. niyo mpamvu hano ndifuza ko yadusangizaho gatoya kugira ngo nta wamenya aho umuntu akura umugisha. birashoboka ko hano kuri iyi channel wahakura umugisha w'umuntu wakugura n'imiti y'icyumweru, n'umuntu wakugura cyangwa se akanagufasha kujya kwivuza aho utabashije kugera aka kanya. murakoze. uburwayi nagize ni uburwayi bw'amara. yego. nafashwe ndibwa mu mara, mu nda. naje kumenya ko ari mu mara nyuma, ariko ubundi nararibwaga, indika bushye, nkagira umuriro, nkaruka, nkagira ibintu byinshi. nkaribwa cyane cyane. bambaga inshuro ya mbere, bambaga iya kabiri, bambaga iya gatatu, ubu gutya amaze kubagwa inshuro 11. inshuro 11 amaze kumbaga, iya 11 ndumva barayimbagiye mu Buhinde. yego. bayimbagiye mu Buhinde, nibwo bafashe urura runini, runo rusohora umwanda nibwo rwagize ikibazo, rurarwara rukajya bigenda rubora kugera rurangiyemo. rumaze kurangiramo, urumva ubwo ntabwo rwaburaga norohewe, nabaga ndibwa. ubwo rero byasabaga ko babaga kenshi, ndavuga mu mpine kuko ngiye kuvuga detaye na episode, buri detaye twayivugaho, twakora amaseri. hanyuma ruza gushiriramo hano mu Rwanda, nyine rushiramo, banyohereza mu rugo kujya gutegerereza yo gupfa. tugeze mu rugo, uyu sheri nawe ndamushimira. ni ukuri nanjye reka mushimire by'umwihariko kubw'amateka muziho y'uburyo yitwaye mu kibazo cy'uburwayi bwawe. tugeze mu rugo, sheri aza gusacinga ibitaro, baza kumurangira, aza kubona ibitaro bigera muri 3, abaganga bashyiragaho iyo ndwara, uburwayi bavugaga afite, bavugaga uburwayi bugera muri 3. yabusacinga agasangaho nimero z'umuganga, bikaba ngombwa ko amwandikira. amwandikiye baza kumubwira ko bamvura, ariko ubwo bambwiye ko bamvura, nari sigaye mfite agapira hano ariko nsohoreramo umwanda. inyuma bari barahadoze, byararangiye nyine ubuzima bwanjye ari ubwo ngubwo. kandi nabwo hasigaye akantu gato cyane, bavuga ko kanuye nikarangiraho nzasigara nitegereje gupfa, nako nikaramuka kabuze bari kugenda nkitegerereza urupfu. arangije baza kumubwira ko babona artificiel banshyiriraho, nkasubirana inzira yanjye yo gusohora umwanda inyuma nyine bisanzwe. ibitaro bya mbere byaramwemeye ko byabikora, kugeza hagati biramuhakanira. ibya kabiri nabyo uwo mbere amurangiye baramwemera ko babikora, nawe agezemo hagati baramuhakanira. uwo wa kabiri nawe
aza kumurangira undi wa gatatu ariho yaturangiraga mu Buhinde. Nibwo Shiri yashakishije ubushobozi n'abandi bantu baradufasha, bakora urubuga rwa WhatsApp, abantu baradufasha, ubushobozi buraboneka ndetse tunaca no kwitangazamakuru ku Mpanuro TV, tubakura umuntu umwe twagiriyeho umugisha waduhaye itike yatujyanye karatugarura, nuko ubwo baramvura bongera gusubiza guteraho iyo artificiel bashyiriyemo, basubiza ya nzira yo gukora kaka hasi nyuma mu kibuno, hano barongera barafunga. Bamaze gufunga bwa buribwe nagiraga n'ubundi mbere nkirwaye bwakomeje kuza. Ndabaza ubwo buribwe iyo mbugize nkoresha imiti ihenze bita petidine, nditera ntabwo njya ngo ibinini, imiti igabanya uburibwe myinshi nigirira baririsha. Abantu benshi barabibonye ahantu kuruza wanakoresheje urushinge. Yego, kubaho buriya buzima bwonyine bwo guhora witera inshinge nabyo ubwabyo ni inzira y'umusaraba. Ni inzira y'umusaraba, ntabwo nakicara gutya ngo mari iminota 40 mvuga ntabwo iteye, ntabwo byakunda. Ubuzima bwanjye nyine nibwo buzima menyereye, tugenda ubwo ushobora gutora isakoshi yanjye bati yo isakoshi wasanga irimo amafaranga, wajya ugasanga ni inshinge zirimo n'imiti birimo. Ubwo rero icyo gihe nararibwaga, n'ubundi bamaze kunkorera iyo operation ndakomeza ndaribwa, nguma kuri iyo miti, akampure kamwe nkagura amafaranga 2,000 ku munsi. Mbashobora gukoresha nk'utwara kuri 10, ngo nyweye amazi nditera, hageze akantu gato gacugusa inda yanjye ikanyeganyega nditera. Bibaye ngombwa ko ntaniye nicara gutya byonyine n'umuti ushize uburibwe bugatangira nkitera. Rero ubuzima bwanjye bwose ni uwo muti, ni untunze, nta kindi kintu navuga ngo nicyo kintunze. Ubwo rero barangije wa muti nza kuwugumaho, ariko bambwira ko impamvu ngumyeho ari akantu bashizeho gafatisha artificiel n'umubiri, ko nikaramuka gafashe, kuko umubiri bafatishijeho ntabwo bawudoda ubidodeka, ahubwo akantu bafunzeho niko gatuma kaguma kandya, ntabwo bari bagafungura kuko umubiri naho niyo umubiri wanjye usanzwe ni artificiel ntabwo byari byafatana. Nubwo buribwe rero nihoreramo, mvuze muri makeya, ntabwo mbahaye ubuhamya, ushaka kubureba burebure yajye ku Nkindi family buriho, kandi anakore subscription, cyangwa agende ajye kwa Rweme aho buriho, Rweme Mbabazi. Ngira ngo iki kiganiro cyatambutse nko mu minsi 4 ishize, ngira ngo kuri periode YouTube yerekana nko mu minsi 4 cyangwa 5 gutyo, tekereza ko bitarenga iyo minsi. Ikiganiro kiriho kirambuye cy'inzira y'umusaraba. Jewe rero ikintu ushaka kwivugira, nubwo bansuye baje kushimira yenda, ariko jewe numva ko nakabaye nanjye akakanya nshimira umutware wiwe Papa Sheri. Rwose Imana iguha umugisha, n'abagabo bake cyane bashobora guhura n'ikigeragezo cy'uburwayi bw'umupakina wabo nk'uko nguko, bakaguma mu ruhande rwabo, bakifatanya nabo, bagakomeza kubana nawe. Kuba warifatanyije nawe n'umuva iruhande ugakomeza kumufasha, ni ukuri ufite umutima w'ubumana, kandi Imana izaguha umugisha, Imana izaguha ijuru pe. Abantu batemera ko ijuru ribaho, abagabo nk'aba ngaba ijuru bazarijyamo, simbabeshye. Ngewe ntabwo aka kantu sinzi impamvu, reka nyemerera kano kantu kavugeho, nyemera kano kantu kavugeho uko wabimbwiye, ubuhamya wampaye kuri uyu mutware wawe. Mbabara kano kantu ubiratira abantu bumve yuko hari abantu bafite umutima w'Imana muri bo, mu gihe abagabo benshi iminsi 3 gusa, abenshi simvuze ko ari bose barahari rwose bameze nk'uyu mubyeyi, nabo bihangana bakabana mu kigeragezo n'uwo bashakanye, ariko abenshi iminsi 3 gusa ukorora baba bagiye, ukagira ikigeragezo cy'uburwayi, ukanagira n'ikigeragezo cy'umuntu ugukomerekeje ugusize mu burwayi, kandi mwarasezeranye kubana mu bibi n'ibyiza. Ni ukuri Imana yo mu ijuru izibuka uyu mugabo. Rero nanjye ndamushimira by'umwihariko uyu mugabo, uko mureba ukuntu niba ari marayika
niba ari imana niba sinjya mumenyera sinjya amenya icyo ari cyo ku buzima bwanjye kuko ngiye kubivuga navuga ngo ni marayika imana yazanye ku buzima bwanjye nta mugabo wari kwihangana nk'uko uyu mugabo yihanganye narwaye uko nguko mboramara mva amashyira aca hasi aca mu kibuno aca muri segisi ahantu hose ubona biteye ishozi akandamburira reze ndetse yareze byagera bikabirenga ugasanga amashuka aravugaho akabiryamamo nkamwinginga bajya kuryama mu bashyitsi ukareka kurara muri uyu munuko akabwira none se wari wanze kuba umeze neza nk'abandi akanguma iruhande hakaba ubwo ndemba noneho narwo rushinge bishobora kurwitera bakanira rero n'abagabo bake bashobora kwihangana aho amaze gutambukiriza inkuru yanjye natangajwe n'abagabo bagiye bampamagara bakambwira ngo naraye nirya inzara ngo numve ubundi we sheri nagukuriye ingofero ntabwo nari nzi ko abagabo bacika intege kuri buriya buryo aho mvugiye buno buhamya bwanyigishije bwanyongeye kongera gukunda uno mugabo birushijeho no kumwubaha cyane kubera abagabo bagiye bampamagara bakavuga ngo umugabo wawe ngo arasanzwe asenga ntabwira ntarasenga ngo none se ngo ni imfura ngo iwabo ntimimfura na papa wese ni imfura none se nawe yakihangana gutyo bakambaza ibibazo nanjye ngo mumusike nusubize bakambwira ibintu bikomeye bamwe ngo naraye nirya inzara ngo madamu yarwaye hari bamwe ngo madamu yarwaye ukwezi ngo nukuri ko Imana ndamuta ngo ariko ubuhamya bwawe twaburebanye nawe nijoro kuko yaje gukira ndongera turasubirana ariko nari naramutaye naramwohereje iwabo ati twaburebanye nijoro bintera gupfukama musaba imbabazi ukwezi kumwe none sheri tumaranye imyaka ndi muri buno buzima Rayira akamubwira uyu mugabo yaragurishije agera asohora intebe mu nzu radiyo ayisohora mu nzu televiziyo ayisohora mu nzu yewe ni pasi ndaribwa agaterura akana kakajya kukagurisha ntabizi iyo nta miti mfite ajya mu nzu akareba ikintu ari bugurishe kiri buve mu byibura umuti wo kuwufasha uwo mwanya yaba abona nta kintu ari gufata akareba n'umwenda warawusohora akawuhereza umukomisiyoneri akawumugurishiriza tukiri aha nta mugabo wakihangana ngo agurishe inzu yo kubamo ari kuvuza umugore ajye muri kode ya chambrette mu gipangu cy'undi mu bosi nawe yarahoze ari bosi urumva nta mugabo wakihangana urumva ngo abagurisha imitungo yose yashatse uyu munsi uba wamukubitira amafaranga 5,000 ku mufuka we ari kuvuza umugore umugabo ndibwa narira nawe akarira umugabo mbabara kurya byananira nawe ubwo ntabwo aba ari gutya urukundo najyaga ndubona muri filime ntabwo nari nzi ko bizagera ari njyewe ruriho yanyeretse urukundo sheri ndagushima ni ukuri Imana ni nk'umugisha ni ukuri Imana ni nk'umugisha rwose ndawumusabiye namwe munkurikiye mudukurikiye nimusabire mugisha uyu mubyeyi hari ikintu yaravuzeho ku bijyanye no kugurisha imitungo iki nacyo ni ikintu yampaye yenda ku bantu batabasha kujya kureba icyo kiganiro cy'ubuhamya burambuye nacyo reka ntibabavungurireho kugira ngo tubahe ishusho y'uko kuba aka kanya ari kuvuga ati turi kuba twabasaba ati ufite uko yumva yamufasha no kumushyigikira no kumusindagiza mu rugendo rw'intambara y'umusaraba ari muri ubu burwayi amufashe ntiyumve yuko ari kwa kundi abantu baza kuri kamera gusabiriza s'il vous plaît uyu muryango wari warihaye wari utunze birenze gutunga Imana yari yarabahaye pe nibyo bya bintu nababwiye ngo umwanzi wa mbere ni ubuzima umwanzi wa mbere ni umubiri warabateye ubangiza roho ubangiza umubiri ubangiza no mu buryo bw'imitungo asohoka mu makadastre mu ma etage yiyubakiye ajya gukodesha kuba rero ari kuvuga ati shigikira baho kubwanye nanjye nzabaho kubwawe ntabwo ari uko yahoze ntabwo ari uko nguko ameze nuko ibihe nyine bibara niyo mpamvu buri wese ufite umutima wa kimuntu yumva ko nawe ibyo afite aka kanya hari igihe cyazagera bikagenda muri ubwo buryo cyangwa no mu bundi buryo nagira umutima wa kimuntu nabibe gerageza ubibe iyo mbuto kuko hari igihe nawe Imana izayikwirukiraho ugeze mu kaga
uyu mubyeyi yasomanye n'urupfu, yasuhuzanyije n'urupfu, yampaye ubuhamya. Ndababwiye ngo jyewe yampaye ubuhamya bwe uko yabutanze kuri Gerard Mbabazi. Ngira ngo ubanza hari ibyo yasimbutse, jyewe hari ibyo yambwiye, nkajya ndi gutitira, nkajya mbona ndi kuva amaraso ahantu hose, nkabona sindo, nkabona umubiri wamvuye, nkabona ikintu twiratana ngo ni umubiri ni ubusa. Umubyeyi yarapfuye arazuka, yahuye n'urupfu barasuhuzanya. Niyo mpamvu abantu nibajya baza hano kuri kamera akavuga ibye, bijya biduha isomo ryo kubona yuko dukwiye kuba hambo, tukagira umutima wa kimuntu mu buzima tubamo no mu bantu tubana nabo. Ni ukuri Imana yo mu ijuru, Papa Chérie, Imana ni gushyigikire kandi igihe uri guteza intambwe, umutima wagaragaje muri ibi bintu nubera isomo isi yose, kuba warabashije kwereka uyu mubyeyi urukundo n'umutima wa kimuntu. Yanyeretse urukundo birenga urukundo. Ni ku munsi umwe mama aza mu rugo agasanga arimo arafura ibyo nyine nakubabwiraga biteye ishozi pe, ubona bidakwiranye n'umuntu w'umupapa. Kwanza mama yaravuze ngo nawe undi muntu wabyihanganira uretse umubyeyi w'umuntu, we abyihanganira ari umugabo washatse. Mama aramubwira ngo twari turi mu rugo, ngo ariko ngo dutekereza ko dushobora kuza tukamutwara bitewe n'uko ibintu yarasanze arimo aramfurira. Aramubwira ngo twari tuje ngo tumutware mujye muza mumusurire mu rugo. Hanyuma Chérie aramubwira ngo hoya, twasezeranye kubana mu byiza no mu bibi, twasezeranye kubana arwaye cyangwa ari muzima, dusezerana kubana dukize cyangwa dukene, tubyaye cyangwa tutabyaye. Ntabwo twize dusezerana ko narwara njyewe nzamugusubiza kandi waramumaye ari muzima. Tuzabana murwaze akire, tuburire mu rusengero dushima Imana, cyangwa apfe duburire ku irimbi turi gushyingura. Ariko ntabwo azigera asubira iwabo aho namukuye, ntabwo azasubira iwabo kugira azava iwanjye agiye ku irimbi, ntabwo azigera ava iwanjye asubira iwabo. Icyo kintu ndakimushimira. Chérie wabaye intwari, ndagushimira kandi n'uyu munsi Raila ntacyo mushinze. Ni ukuri Imana nimuha umugisha, Imana izamuha ijuru. Nta kiruta gushima, nta kintu kiruta ijuru. Turi muri iyi si duharanira ubutunzi, njye naramubonye ndabona buragenda, ariko ku ubu ngubu icyo umuntu asigaye aharanira ni ijuru. Imana izaguha ijuru, ndarigusabira njyewe ubwanjye. Imana yije ikambwira ngo ndimuhe, ukuri ndariguhaye imbere ya kamera, mpora ndiguha igihe cyose, Imana izagufasha. Nanjye hano ntabwo ngiye kuba umuhamya wo guhamya umutima we w'Imana yifitemo muri we. Mukuri uru rugendo mwakoze muza kunsura, nta kintu gihambaye nakoze, ntacyo pe, ntacyo kuba twarahuye tukaganira. Jewe ahubwo ndi kubona ari mfite isoni, ni ukuri mfite isoni zo kubona ari mwebwe muje kundeba nk'ahari jewe nagateye intambwe zo kuza kubasura kureba ko ni ukuri uyu mubyeyi yabivuzeho. Turaganira inyuma ya kamera, ati ngiye kugushimira, arahaguruka ati hoya tereka tujye kuri kamera, hanyuma ubashe kumbwira ijambo wateguye kumbwira. Ni ukuri uyu mubyeyi nanjye nongeye guhamya yuko afite umutima w'Imana muri we, umuntu uzirikana akantu gato jewe ntanahaye n'agaciro, akumva yuko ako kantu agomba kugakorera uruzinduko, ati ngomba kujya kureba uriya muntu nkamushimira. Ni ukuri Imana yo mu ijuru ibashyigikire. Satani niwe ugunda kwivanga mu bitamureba, ugasanga ari kwivanga mu mubano w'abantu. Satani ntazagera iwanyu, Satani ntazakandagira iwanyu. Imana izabarinde uyu mugome mubi, uyu mubisha ko azagera mu rugo rwanyu. Umutima w'Imana mufite muzawuhorane kandi izajya ihora ibashyigikira, kuko muri itara rimurikira abantu benshi. Kuko urumva ko hari ingo nyinshi zisuzumye ku buhamya bwawe, umutware wawe imbuto yakwereye, hari benshi byafashije. Bishoboka ko ubu hari n'umugore bataye ari mu kibigeragezo cy'uburwayi nk'uko nguko, umutware we yabireba bakavuga ati ndigaye, reka asubireyo njye kwirebera umuntu twashakanye. Nimba uyu yarabashije kubyihanganira ari umuntu nkanjye, ukigewe ntabyihangane. Ni ukuvuga ngo uru rumuri Imana yabacanye ngo mu bitara ry'abandi bantu nikomeze iricane,
kugira ngo mubashe kuba ubutumwa bwiza ku isi, kuko ubu ni ubutumwa bwiza. Papa Sheri uhaye ikaze. Fandira yarakoze koze cyane, ibyo mwasabye nyine Imana ibyumve kandi n'imbaraga zo gusohoza ibyo nasezeranye. Amen. Hanyuma nkuko nari nabikubwiye rero, ndahaguruka cyangwa komeza wicara. Envelope umuntu wanyakiriye umugore Nukuri mfite isoni. arwaye, yararembye, ukamwihanganira. Abantu bihanganira abarwayi ni bakeya, utabona bita batirika reka ibi ntabwo nabishobora, ariko nanone ushobora kumwumva kubera ko hari igihe aba atari ibintu amenyereye. Abantu bose ntabwo bagira impano zimwe, ariko rero nk'umuryango nibuje kuguha envelope irimo agatungo gatoya, umwangaburiye umugore akarya, ukamucumbikira, akakoga, kwisiga, kandi ukamufasha no gutangira umushinga yari afite mu nzozi ze. Mukuri reka mvuge ijambo kuri envelope. Mfite isoni zo kuba nakwakira envelope nk'iyi y'ishimwe. Ntabwo wakwanga ishimwe, ariko nanone ndumva mfite isoni n'ikimwaro. Nakabaye ari jyewe ufasha uyu muryango, kuko si uko ariko mfite ubushobozi buhambaye cyane, ariko jyewe kondisiyo ndimo ntabwo uburwayi mfite ibibazo by'uburwayi binsaba ubushobozi bwa buri kanya. Ariko bo kuba batekereje iki kintu ndacyabihamya, ni umutima w'Imana uri muri bo. Ntabwo yavuze ko nifite ibibazo byinshi cyane, ariko atereka ntekereze kujya kugireba gushimira wa muntu wankoreye neza. Jyewe sinanabyibukaga, nta n'agaciro nabihaye, ariko no kuri Imana nibaho umugisha, ibaho umugisha. Kandi ibi bintu nibibe itara ku bantu benshi, nibibe urugero ku bantu benshi, bumve yuko umuntu igihe agihumeka agomba kuzirikana ku bantu bamweretse umutima w'urukundo, kandi n'abantu bamweretse umutima w'urukundo nabo bakagomba kuzirikana, gukomeza kuzirikana abo bantu, bakababa hafi. By'umwihariko mu izina ryanjye no mu izina ry'umuryango, reka mbasabire umugisha, namwe mubasabire umugisha rwose. Buri wese ababe hafi kandi abashyigikire. Imana nibaho umugisha. Iyo ni impano ya Sheri. Raila wambereye umubyeyi mwiza. Ndagukunda n'umutima wanjye wose. Amen. Sinabona uko mbivuga. Ndi umukene, ariko ndi umukene ufite Yesu. Kandi ndi umukene ugufite. Gusa naribeshye koko kumva nziranye nawe. Ntabwo nibeshye. Honyine no kwicarana gutya kuri kamera njyewe binzamurira amapeti. Birashimisha. Nanjye nakugeneye iyi mpano. Biremeye kwerekana impano ariko. Nanjye nakugeneye impano. Ni yawe. Igihe cyose uzajya utera akajisho uyibuke. Ndishimye cyane. Mama Sheri, mbikuye ku mutima, twamenyanye igihe gito, tunahura igihe gito, nabana igihe gito muri uru rugo, igihe gito cyane, cyari cyuzuyemo ubwoba, urabizi, urabyibuka. Hajemo ubwoba pe, hajemo ubwoba, kuko uyu mubyeyi ni ukuri yiteraga inshinge, umutima urampagararamo, amaso amva mu mutwe neza, ndakayakanura. Hari ijoro rimwe rero bitaje kugenda neza, yari yarembye, hanyuma noneho numva ntayo umutwe, ndasaze pe, numva ndasaze. N'ubwa mbere nari mbonye umuntu uri muri kondisiyo imeze kuriya, ni ukuri. Nimba bibabwira mw'abantu mwe ntimwumve ngo ni bya bindi byo gukabiriza n'iki. Uyu mubyeyi araremerewe. Niyo mpamvu navuze ngo buri wese Imana yashoboje, buri wese Imana yahaye umugisha, azakorera umugisha ku buzima bw'uyu mubyeyi. Araremerewe, arakomerewe. Iki kintu akoze bitewe n'ubuzima arimo,
bitewe n'ingorane arimo n'intambara ari gucamo agakora ikintu nk'iki ngiki, ni ikintu ngewe ntabona ukuntu isobanura, ntiburiye ubusobanuro, ariko Imana yo mu ijuru yo nibizi. Birashoboka ko ibikoze kugira ngo igire abandi bantu ihumura, kandi ribe itafari rye n'urugendo rwe kugira ngo yenda igire ibyo isohoza. Imana nimuhe umugisha, anejeje umutima wanjye, uyu muryango unejeje umutima wanjye, uko umutima wanjye unezerewe kubera bo, aba ariko nabo Imana izabanezeza ihereye mu gukora ku buzima bwawe. Imana yo mu ijuru nibashyigikire. Ntabwo ndi umuhanuzi, nta nubwo ndi umuntu usenga cyane, ariko reka mbasengere kubera ko isengesho ngo ntabwo isengesho riba umunyagara, ripfa kuba ritavuye ku mutima w'uburyarya cyangwa se umutima w'ibibi. Data wa twese wo mu ijuru, Imana data isumba byose, ndagushimiye ku bw'aba bantu, ndagushimiye ku bw'aba bashyitsi. Mana, ubuzima bw'uyu mubyeyi urabuzi, ndakwinginze ngo umube hafi, umushyigikire, ukomeze kumurinda ibikomeza kumutera uburibwe bw'ubuzima uhereye ku burwayi bwe. Kora ku buzima bwe, kora ku ndwara ye, kora ku mibereho ye, mwereke yuko umutima afite muri wo ukuzirikana. Umuntu uzirikana abantu wiremeye kandi ntacyo turi cyo, ni ukuvuga ngo wo kuzirikana inshuro 1000. Ndakwinginze ngo uyu mutima afite uwutere intambwe zirenze izo watera ku muntu wari we wese, uzumugirire neza. Ndakwinginze ngo abakurikirana ikiganiro nabo ubashyigikire kandi ukomeze kubafasha mu izina rya Yesu, amen. Imana iguhe umugisha, kandi buri wese mu bantu badukurikiye harimo ingeri zose, habamo n'abasenga. Buri wese ushobora kutagira ubushobozi bundi, ariko ufite ubushobozi bwo kwegerana n'Imana. Isengesho ryawe hari icyo ryakora ku buzima bwe, kuko ikigeragezo cy'ubuzima nicyo Imana ibibizi ko tubirimo kandi baranabyemeye, ni nayo ifite n'ububasha bwo kudukoraho. Iyo yaratwibumbiye turema iduha ubuzima, ibifite kubukoresha uko ishaka. Aka kanya rero yakora ku burwayi bwe, akaba mutaraga kandi iteka ryose. Iki gikorwa akoze reka kimubere esikariye cyangwa se intambwe imwinjiza mu buzima, intambwe imwinjiza mu mibereho myiza, intambwe imwinjiza mu byishimo, itari mu buribwe ahoramo bwo guhora yitaragura inshinge. Ni ukuri ndabashimiye mbikuye ku mutima cyane, kandi Imana ibahe umugisha ndetse n'urubyaro rwanyu. Reka mbashimire cyane rero mwebwe mwabanye natwe muri iki kiganiro, mbabwire ngo uyu muryango ndacyawushimira, kandi namwe mubashimirire mu izina ryanjye. Hanyuma mbabwire ngo mugere ku Nkindi family, niyo channel yabo Inkindi. No, nta ijya. Ni Nkindi. Ndaza gupininga, ndashyiraho pin ebyiri kuri iki kiganiro. Ndashyiraho link ya channel yabo ibagezayo, mushyireho na nimero ye, ubifuza kuba yama inkunga y'amasengesho, inkunga yo kumugurira imiti, inkunga y'inama ndetse no kumuha morale, byose biba bikenewe mu buzima, nawe amubone kuri iyo nimero. Reka mbashimire cyane rero, mbabwire ngo muhorane ishya n'ihirwe mu byo mukora. Imana ibahe umugisha. Bye.